kubasuhuza bakunzi bacu muraho neza umunsi mwiza ariko ndizera ko uyu munsi ko buri wese ko anezerewe ku mutima n'utanezerewe reka mubwire ngo mpore ihangane. Uyu munsi narinje kubaganiriza ko kuri Valentine, uyu munsi w'abakundanye wa Sevrante ese ufashe gute? Ese uri gutekerezaho gute? Uri gutekereza gute muri wowe aho wicaye mu rugo, aho uri mu kazi, aho uri mugenda, icyo gukora icyo aricyo cyose, uyu munsi uri gutekerezaho gute? Ese waba wicaye uri gutekereza ati uyu munsi nta mafaranga mfite, ntaki, ntegereje impano cyangwa se ntegereje n'ibindi, nta mpano nabonye, ntaki cyangwa se nabonye impano. Icyo twari tuje kubabwira rero kuri channel yacu mukunde cyane muri benshi kuko dora tubategura ibyiza, ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu cya Sevrante cy'uno munsi. Mwese muze tuganire, muze tuganire. Nashaka kugira ngo tuganire mbabwire ko wowe amafaranga ni meza ku muntu uyafite. Uyu munsi abantu benshi barahana impano mu buryo butandukanye. Hari abari buhabwa amafaranga, hari buhabwa impano zitandukanye, amatelefoni, impano, amamodoka, amasambu ndetse n'ibindi. Ariko uwo nshima cyane ikintu ndi bwishimire, ikintu uri buhabwe impano ikomeye ushobora guhabwa iruta izindi n'imwe, niyo ngira ngo dusangize abafana bacu, tubabwire kuri iyo mpano mwese kugira ngo muyimenye. Ese ni iyihe? Ese ni sheke uri buze kubona? Abantu benshi cyane rero aka kanya nta muntu urasobanukirwa ibya Sevrante cyangwa se umunsi w'abakundanye, akumva ko niba mbonye amafaranga birahagije. Banza umenye ngo ese aya mafaranga arimo urukundo. Impano ya mbere ni urukundo. Niba ubonye umuntu ugukunda ni byiza cyane, niba agukunda by'ukuri, ariko amafaranga ntabwo ari ngombwa, n'impano ntabwo ari ngombwa. Ubibonye ni byiza ariko bize kuza berekeje urukundo, mwuka byaramo bize kuza berekeje urukundo n'ikego. Nk'uko mubizi rero, icyo nshaka ndagira ngo ngire inama abakobwa, ngira inama n'abasore na kuri uyu munsi wa Sevrante. Ndabamenyesha cyangwa se ndababwira ko wirinde utaza wowe musore, nawe musore rega nawe bashobora gushuka umukobwa ukagenda agiye kuguha impano ugasanga ukoresheje ibitari ngombwa, ibyo utari wateguye. Cyangwa se we mukobwa, uyu munsi rwose wibigira nkaho byacitse, wibigira nkaho ari ibintu ukwiye gufata nkaho ugiye gutangira ugiye gutangira kuryamana wa musore, ugasanga kwanduje sida, ugasanga kwandura izindi ndwara zindi zitandukanye, kubera ko ngo uyu munsi ngo ni Sevrante araje. Ubwo ngubwo uraje, ugenda ujyeyo ubane nayo iminsi 3, ushobora gusanga warayeyo n'uno munsi ukaba uriyo, n'ejo ukazaba uriyo, ugasanga guteye inda, mu kandi kanya uratashye uvuyeyo. Ibyo ngibyo urumva biraba ari ibintu. Ibyo ushaka kubabwira rero ni icyo kwirinda. Wirinde, mwirinde uwo ari we wese, ntibashukishe amayoga gusange ntabwo usanzwe unywa. Sevrante ntabwo uyu munsi ntabwo ari umunsi urenzeho kuba yaza ngo agushukishe ibyo ngibyo, cyangwa se ubone ko ari umunsi nawe ukwiye kuyagaraho. Icyo mvuze kuyagara ni uko ugiye gutangira, ugiye gufata impano, utangire ujye mu mayoga utateguye, utangire usesagure nawe ubwawe mukobwa, utangire upanga ibintu utateguye. Nakora ibintu niba ari n'ibyo ugiye gukora, wirinde. Ntabwo ukwiye kugenda ngo uryamane nawe ngo ukure umusore kuri Sevrante, sibyo? Ntabwo ukwiye kugenda ngo ugende unywe inzoga urenze urugero, mu kandi kanya usange uri kwiyandarika. Urabizi neza ko iyo wanyweye inzoga zirengeje urugero ntabwo ujya ushobora kwikontorora. Mubizi mwese rati, ntiwezi, ntabwo ujya ushobora kwikontorora. Rero genda unywe ibyo ushoboye nk'uko bisanzwe, ntujye guprofita uvuge ngo uyu munsi ngo byacitse birazanye ngo kuri Sevrante ngiye gutangira nkwe, ngiye gutangira nkora iki. Aragukunda, ariko n'ubundi urukundo agukunda ntabwo ari uyu munsi gusa, azahora agukunda, n'ejo azakomeza gukunde. Nijye guta isaro rero, nugenda ukagenda ukajya guta isaro, ukagenda ukajya kurenza urugero, ukagenda ukajya kuryamana akagutera inda, akakwanduza sida, akagutera izindi ndwara zindi, ejo arakwihakana. Ubimenye ikintu mukwiye gukora, wirinde
wirinde nje kugira ngo mwirinde mwese mwirinde. Dore ubu ngubu duhereye kuri iyi tariki ubara amezi 9 ugiye ukajya kwa muganga uzari abantu bazaba babyaye batabana n'abagabo ni benshi baje twarinda kuri uno munsi. Wowe ugize amahirwe kugira ngo unyumve genda unywe mu rugero kuko n'ubundi umuntu wawe niba umusheri wawe niba gukunda urukundo rwo rwa mbere rega niba unagukunda urukundo rwo rwa mbere byose ni ibintu biza biherekeza urukundo. Ese agwaye ibyo bintu ukagenda akaguhereza ko akaguha imodoka akaguha inzu akaguha ikibanza akaguha telefone n'izindi mpano zose akaguha indabo n'impano zose zitandukanye akakwanduza sida cyangwa ugatwara inda akabyihakana ubwo ngubwo urumva ikiza ari iki? Si uko wakwirinda mbere yuko biba n'utihesha agaciro agiye kuza akubone niba atarafite gahunda niba arafite na gahunda yo kukujyana bimuvemo ntawe akigutwaye. Mwakwirinze koko wakwirinze n'undi ko wari waririnze waracitse byinshi amayoga utangira unywe utangira ryamane nawe nta n'umwe uri bwikingire. Ntutekereze kwikingira kubera ko uri wasinze washize. Mwakwihanganye Sefarati n'undi kwihoraho indabo ko zihoraho azabona indabo niba ari n'umuntu agukunda. Ese ubundi kabanze vubaze niba umbaranye n'umusore umwaka mukundana akaba akuzanira ururabo no munsi nibwo yibutse ko ukunda ururabo cyo tarwaye ikindi gihe kugira ngo guprofite kugira ngo muryamane. Ese wa musore we umukobwa niba atarigeza guhereza impano ukabarira inzoga uvuga ngo ntabwo nzakora icyaha cy'ubusambanyi ntabwo nzanywa inzoga ngo ndenze urugero. Urumva ko kuba uri kumwe na wa mukobwa ko aricyo kintu ubona ko ukwiye kuyagara ko ari ikintu ubona ko ukwiye gukora imibonano mpuzabitsina utayiteguye cyangwa aricyo kintu ubona ko ukwiye kunywa inzoga utabiteguye. Mumbare rwose mumbwire kuri Sefarati rero niko kantu twagira ngo tubifurije Sefarati nziza ku bafana bacu dukunda cyane no kugira ngo tubaganirize ibyo mukwiye kwirinda nk'ibyo tubigisha n'ubundi bijyanye n'ibi ngibi byose. Rero murabizi neza ko gukundana urukundo ni rwo rwa mbere ntabwo rwose kuryamana n'umuntu ari ikintu cya mbere. Turabakunda n'ikintu twari tuje kugira ngo tuganire namwe tunabibutsa gukora subscribe comment mukayisharinga n'abandi. Murakoze cyane naho gutaha.